conciliative irimo ubuhanga n'ubwenge na maturité urumva ituma abantu badakomeza kuvuga ngo nagenda apfe guswe twabona agiye yego kuko nagende ariko ubu ngubu niyo saha niyo nzira nziza kumukora butinga ahubwo mukatangira kumuhamagara wenda hatari n'amasunzu we ibyo we byabana too much ariko ntabwo tuzi neza niba muri twirwaneho muri M23 niba hajya habamo ikaze zuwara akagaru ushaka kuza ntibyenda kubababaza kuko amasunzu yavuye mu kibazo de defense icyo nendaga kuvuga ni uko tumwifuriza ikindi kintu kibi nabe igihe Imana yamugeneye kubaho FCM 23 twirwaneho bakwiye kwigira kuri zimwe muri politike zo mu karere uko zagiye zirangiza ibibazo pana gukomeza kugira ishaza hagati yabo umuntu ujya kwa masunzu akavuga ati usize inkuru y'ibirenge ugarutse ubutaha none wanatwara n'igihimba nabangabo nyeshya baziba zikeneye ntago rukomeza gushira icyo cyuho hagati yanyu ku ntuze byabana ngombwa ni kashi mugazishyiramo mukarango masunzu araje undi wamusimbire tukimubona ntabwo tumuzi wa mugabo we ntacyo mpfa nawe utagira ngo nimo kukuyombera mukazi kawe muri M23 G5 ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Marsha nabonye General Nyembo Abdara warabonye cyangwa yagizwe umuyobozi wa zone ya gatatu y'ingabo ya FARDC Force Armée de la République Démocratique du Congo asimbura General Pacifique Masunzu. Amakuru ava mu nzego za gisirikare Marshal ashaka atari akayabona ubwo yacecetse avuga ko General Masunzu wakunze kunengwa ndetse udakunda kugaragara mu bikorwa bya gisirikare yaramaze igihe atongera kugira ijambo rikomeye bitewe nuko yamaze igihe kirekire ari Kinshasa bikagabanya ubushobozi bwe mu buyobozi bwa operation yego bamwe bati nagiye mbona bati Masunzu ati Imana gukubisa inkoni Marshal nawe gavuga ati Masunzu ati nyamara bizarangira nabi ati nawe ajya areba areba ibyo yakoreye bene wabo yumve yuko nawe isaha n'isaha bikorerwa none uyu munsi yamaze gusimbuzwa rero yego habo nabonye bamwe bati iyo mahirwe se ati twayakora ati igikurikiyeho atukitege ati tuzumva ati Masunzu yapfuye nabo azapfa surwo batazapfa baratega iminsi Masunzu bose n'imisozi rizaje na mu Kigali nabo bazapfa wo bitekereje cyo uzapfa nawe umunsi we nugira uzapfa kandi ushobora gupfa mbere ya Masunzu Masunzu n'umusirikare uri royal ku gihugu cye ndabivuga ariko n'abantu babyumva Masunzu nubwo afunze na Christian Chiwe warafunze na Christian Dayiwe arafunze na Ntumba arafunze urumva ariko tukibaza kuki wabonye ari we bishimiye cyane igifungo cye nuko nyine yagiye ahemukira ubwoko avuka n'abarwandafone icyo cyumva bagomba kugitekerezaho ariko rero cyo kigomba kumwica ariko n'ikindi wanareba ntabwo tushobora kubona uko tuvugana na Masunzu cyangwa se na equipe ya communication yiwe nk'umugeneral ukomeye ko nta kiramukuraho general yiwe nindi kubwiye yuko Masunzu atabaruhutse guhora yica abavandimwe Yakoze kubera iki ubundi se yabaye deployed hari yakubera iki bagira ngo abone uko yagisesinga mu kwica kandi ashobora kubica mu byukuri mu bugome bwe ashobora kubica yikiza ntiwamye bya Masunzu ni biki sibyo na cyane ko buriya hari amakuru yagendaga arikinga utahana agaciro nushaka ntuyahe na zero da yego ntuyahe rimwe ariko uyahe igice ku ijana si cyinshi amasi iki kuri Masunzu ni igice cyane ariko tubwiwe n'ikiri Masunzu atarigeze ashaka guhura na bagenzi be ngo bakosore ibidakosotse urumva hakagira babona ko barusha ipeta ari Lieutenant General ko twe tukiramara brigadier araza tujyemo gute ibyo yadukoreye mukananirwa gukora reconciliation nk'abavandimwe mukajya mu Masunzu bamucunda yuko nabo bacunda yindi kuko ari kuri commandoma nubwo yabaraga zone de defense ya gatatu ariko mwirambwe yaramuruta na presidence amabwiriza bamwe ntabwo yahakana hari ibyo yakoraga batikora plan kora iki nawe yahawe amategeko ntabwo twe tuzi propre initiative za Masunzu sibyo
hanyuma Masunzu rero yari mu ngabo z'igihugu cye, afungiye mu ngabo z'igihugu cye, nizimwica zizamwicira, urumva ntabwo henda kugira impuhwe kurusha nyina w'umwana. Ntabwo tuzi neza niba Masunzu ataba yaruhutse like uyu Gasita Olivier niba yarabaga yarashobora kuba Uvira adashobora gutabara abanyamurenge bishwe, yewe nabo mutugara kuko nabo barapfa, abafurero n'abandi bose batameze neza barabica, urumva barabica kuko banze ko nagisore ashingurwa n'abandi bose. Niba yarumvaga atafite influence and power yakiza n'uwo mukagara mwene wabo, ubundi umuvanye hariya akagenda akajya handi wibwira ko agiye yababaye. Ubu Olivier Gasita ugenga arababaye, azazira ibindi, ariko ibyo murasirazuba bazi neza yuko baramutumye ku kazi aragenda, ntiyanze kugakora. Masunzu nayo nuko nguko babajyanyeho babajyana. Ninde wabwiye bano bantu ko bano bajenero barimo kuva ahantu heza bajya habi, wenda ko batarimo kuva ahabi bajya heza. Nashaka agenda bamugiye dispo bamwicaze ku ntebe nta mwanya, ikibazo acunga abana bacunga umuryango acunga ikindi kibose, ntago ku mwanya bavuga ikintu bose bazaba mu buhungiro. Hari abazakomeza kuba hafi mu gihugu cyabo kimwe nuko n'ubundi hari uri mu Minembwe ahatuye, hari uri mu Nyamurenge uri Dar es Salaam cyangwa uri Nairobi, bose ntago bagendera icyarimwe. Twebwe ntabwo tuwo gucaginga ngo Masunzu n'umusirikare, urumva c'est un general w'igisirikare cy'igihugu cyiwe. Hanyuma undi rero utumva ibya Masunzu n'iki yimuremere bucocoro, ngamuremere urupfu, ngamuremere iki n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo, tumureke. Buri gitabo Masunzu azandika mbisubiyemo n'igitabo Gasita azandika mu busaza bwabo, tuzabonamo byinshi, yego sibyo? Tuzabonamo byinshi kuko arabavuga bati yarashe ku banyamurenge yicamo benshi, ariko abo bantu muri Saidi indirwana nayo n'utugara nabo bishe niba ari ba Rutebuka niba ari bane ntumbaze, urumva? So iyi miryango irwana iricana, sibyo? Wireba jet zabaye nyinshi, iki gihugu iri hatari. Ejo bundi ngo zibe ziparitse ku gihugu kinini, ariko abanyakigali barayagara, ibaza abantu kujya kureba private jet ziparitse kubera abakire baherutse mu Rwanda, ba Dangote ba Mode which hano harutse abakire b'Afrika bose bahuye. So ibyo tubirenge rero ni ukuvuga ngo rero Masunzu tumwihorere, sibyo? Yego. Niba babaye ni ubizi, niba yishimye ni ubizi, urumva? Kandi isasu umutwe irwanaho yarashe rigafatwa kwa Masunzu, nibyo Masunzu yarashe rigafatwa kwirwaneho, icyo ni igihombo ku muryango umwe. Ahubwo abayobozi bari muri AFCM 23 twirwaneho bakora ibishoboka byose, sibyo? Bamenye ngo niba hari tugarijana baratugenda batugabanyisha, yaba umwuka w'ubugwaneza uzuye umutwe murasana mpaka igihe bazaturangiza. Buriya politike bagombye gukurikizaho niyo kubwira abantu ngo mwamubonye Masunzu ntibamutaye mu bishanga, utugari 10 turagarutse. Mwamubonye kanaka niko siyasi ikora, kuko azilongazi muzakomeza n'ubundi nta kagara kazimu mu Nyamurenge uri mu Minembwe kwa ntuze kwa Sematama. Yego. Ariko nabasematama ntago bazimura akagara ko kuri uwo musozi bavukana. Bizarushaho kuba byiza ariko habayeho politike iri reconciliative, iri mu buhanga n'ubwenge na maturité, urumva? Ituma abantu badakomeza kuvuga ngo nagenda apfe ngo siko twabona agiye, yego kuko nagende, ariko ubu ngubu niyo saha niyo nzira nziza yo kumukora butinga, ahubwo mukatangira kumuhamagara, urumva? Yego. Ingabo zirahamagarana, ba Freddy Kaniki bafite akazi kenshi, urumva? Bo muri twirwanaho kumenya ngo Masunzu ni ikirari ariko ni wacu. Nabikubwiye ukuntu umwana w'ikirari yagarutseho bakamubagira inka, nuko serious no kubigomba kugenda. Ariko ntabwo turishwa yuko wenda hatari na Masunzu we ibyo we byabana too much, ariko ntabwo tuzi neza niba muri twirwaneho muri M23 niba hajya habamo ikaze zuwara akagara ushaka kuza. Ari bishoboka ko ariko bimeze, bashobora kuba ikaze nabyo atari ryinshi. Ntabwo ikaze ari ryinshi uko abantu babivuga. Niba bikosore rero ibindi byo najyamo ntabwo nshaka kujya mu matiku yandi, ariko Masunzu yaremwe n'Imana, Imana nizigiye azaberaho, urumva? Irema abajama bandi bo muri twirwaneho, sibyo? Ntibyenda kubababaza kuko Masunzu yavuye mu kibazo de defense. Icyo nendaga kuvuga ni uko tumwifuriza ikindi kintu kibi, nabe igihe Imana yamugeneye kubaho, sibyo? Ubukundi kandi ibikorwa nibyo bivuguruza amagambo, nibavugurura Minembwe, sibyo? Ba M23 bavugurura bayobora. Masunzu ni kintu azasigara afite ifitina, isoni, ikimwaro, sibyo? Afite ikimwaro cyuko nyine hari ibyo atakoza abavandimwe bakabikora, kandi banigire kuri politike y'akarere, barebe ukuntu Museveni General Tinyefuza yahungiye mu Bwongereza akamugarura,
sibyo barebe kuko bamaze kugira power bano batwirwanaho na M23 barebe ukuntu mu Rwanda aba officier general n'abandi officier bagiye bataha babaga mu mitwe yitarabwa muri Kongo abafite ibyo baburana bakaburana n'abadafite ibyo baburana bakajya muri service FCM 23 twigana bakwiye kwigira kuri zimwe muri politike zo mu karere uko zagiye zirangiza ibibazo pana gukomeza kugira ishaza hagati yabo niko bimeze bagomba kuba amacua bagomba kuba amacua nicyo kazarama nubwo yantutse nubwo yavuye mu Rwanda ntutse akanyangiza akamparabika urumva ariko nicyo yabwiraga abantu kuri Bwiza TV namukurikije bati dukeneye nanjye nabimbwiye kuri no mu hotel tuganira igihe kimwe mbere yuko ataha dukeneye rassembleur urumva rassembleur umuhuza umuntu wese kwira rassembleur umuhuza akavuga ati umva kama ni kukaa chini kaeni chini kama ni kusimama juu simameni juu urumva ubu ati niba ari kwicara kandi akabikora mu neza ya buri wese yego ubu rero igihe yabivugiye kugeza uyu munsi mubonye na Moses yarabonetse uwo muri rassembleur umuhuza umusanganya mu kinyarwanda buri cyanyacyo urumva baramufite impamvu z'umusanganya simvuze ko hari Kasire iri muri M23 ariko none iyo butugana nayo ni Kasire nabandi banze kuza muri M23 bayitega iminsi hakeneye umuntu biyumvamo bose ariko ndavuga nakagara kakamuyumvamo mbeka sibyo nundi wese akamuyumvamo kugira ngo bubake Eastern DRC iteye imbere azirongaze batazakora ibyo ngibyo bazarwana bazi kurwana bose ntabwo uvuga ngo M23 urarwana ngo twirwaneho ngo wakagara we ntazi kurwana mwese gihanga wanyu numwe ubemerera kurwana muri ndwanye mwembi nta kuburwanya mu bwisangije ariko izo mbaraga murwanisha wa babiri nizo zagumye kubaka community yanyu so ni nayo mpamvu nyambwira abantu mu miganiro nkora nti aho kugira ngo ugire abakomanda beza ku rugamba mu ndaki no ku bisasu neza bahatari wakwiye kubagira ibumoso iburyo ukagira n'abanyapolitiki bameze nkabo for the same level sibyo yego wenda reka nkubagane gatoya biri mu burenganzira bwanjye nabyo hari umumama nyakwigendera madame Nyumbaro yizuje umumva sibyo iyo ubashije amateka mukanaganira ko ntabwo ntari ku rwego rwo kumenya ngo ninde ngo n'iki bintu nk'ibyo ngibyo ariko ndamuzi nanjye bavuga ngo umuntu yakubitaga siyasa mu gihe cy'ishyamba yakwegereye gutya Sandrine ushaka ko warisize amasenda zingana gutya wahitaguza gufata akanya n'abandi twitaye ku gihande cyose warurimo evidama n'ikipe yose yari muyoboye birumvuga ko nawe yakoraga nk'itimu n'abandi ako nako tujye ugacishamo abantu bakwiye kugira abatekinisiye nk'abo ngabo umuntu ujya kwa Masunzu akavuga ati usize nkuruye ibirenge ugarutse ubutaha none wanatwara n'igihimba nabangabo nyeshya baziba zikeneye ntago ari gukomeza gushira icyo cyuho hagati yanyu ku ntuze byabana ngombwa ni kashi mugazishyiramo mukarango Masunzu araje urumva ariko ibintu byo gukomeza kuvuga ngo turi gabo ngo tugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo mujye mureka amasho mbabwire ndi macu kuri yubire yanjye nta kintu wazumbeshya urumva mukwiye kugira barassembleur bashake babatoya singwa kugira umwe babe benshi abapisi political commissars bakwiye gutera imbere hariya noneho kuva Colonel Samuel hajya ni Samuel Sabimana kuva yagenda wa undi wamusimbire tukimubona ntabwo tumuzi wa mugabo we ntacyo mpfa nawe utagira ngo nani mukuyombera mukazi kawe muri M23 G5 buriya Sabimana yaragaragaraga yagiye kukuntu yajyaga mu baturage ni nakazi ke kandi ni inshingano ze ukabona agiye mu barobyi hari naho yagiye mu ikanisa ndamwibuka akajya avuga ukuntu akunda abanyamurenge n'imico yabo urumva yego kandi wese umunyamurenge ndavuga muri community mu muryango migari yabo ubuse nutabona icyuho cya Colonel Sayimana bashyize muri commando mu brigade n'iki byose uriya wamuyoboye kutamumva avuga yagiye muri commando mu brigade y'intambara ubanza ngakunda kurwana simbizi bari bashaka kurwana ariko G5 yarayishoboye kabisa G5 yarayishoboye G5 M23 FC umihagaze gute ngaho ne mumbwire muti Marshal azituye intare mu mujyi ni mutubwire uwo muntu mwasimbuje ndamuzi azi no kuvuga uriya mugabo yavuga meze bajya mu pasiteri hako tutamona kuri ground kandi izi nyambaraga aho zari zihagaze ni gubona na social media M23 yasigabanuka urajya kuri za Kivu News 24 mbona zivuga nk'izibegereye zigitangaza urajya kwa Bawiri Ngoma ntago bagitangaza urumva ubwo ndabizi muri commentaire kaya tugira faze iyi niyo guceceka isi yo kuvuga sibodohe mirongo ntawe mpimirongo urumva nkuko nanjye ntawe uyima uzashaka kumvuga n'abazamvuge nanjye nishaka kuvuga nzavuga ntabwo mfite censorship ku kintu cyose
ariko nituvuga umuriri w'ikintu tujye tuvuga mu mazina. Umugabo yarasengaga urumva abasenga akihindura nkabo, abagira gute akihindurana nkabo. Hari n'undi mukoloneli wari ushoboye akazi bitaga koloneli Mwamba, ubu yagiye mu gipolisi. Mwamba abantu baramuzi mu baturage. En fait ikintu cy'ubupisi muri zinyeshyamba za M23 twirwaneho ntabwo kikirimo kuba cyinshi. Abasirikare ba M23 baragerageza, bano ba Rugabo ubona ko bafasha abantu, ba Serugaba ubona ko bafasha abantu. Uriya wundi wadutse ngo w'umunyawuvira nawe usigaye uri kumwe na Rugabo kenshi w'umupisi nawe baragerageza. Mbega ubona ko barirekura bakavuga. Ariko wenda hari n'abandi bacinicini bakora gikada bataza no kuri mikoro, ariko mobilisation y'ikintu cyakemura ibintu. Uri mu Kagara akagaruka, uri muri Wazalendo baraza bakaza urumva. Hanyuma n'uri mu side ya leta akaba yaza, akaba yaza ndetse byanaba ngombwa byarengaho ngaho General Makenga akajya bihamagarira. Urabahamagara ukavuga uti bite byawe nkawe wabuze icyaho ngaho. Ntawe Wiringoma akawodiyo Wiringoma ageze guhamagara umuntu muri turu urakibuka. Buriya Wiringoma muri 2022 ariko audio kigeze gutrendinga. Size umuntu nibagize izina yarimo amasomo muri turi ngo wangiza ubuzima bw'abantu umeze nk'umuzarendo. Urumva? Hari n'akandi ka General Makenga kigeze gutrendinga muri batangira urugamba. Abwira umuntu nawe izina rye niryanyibaje muri commentaire bazamutwibutsa. Amubwira ngo ibyo murirwa mukora ubwo ruhande mwagiyemo ubwo kwica abantu kujya guteruza bamarira iki? Murabona bizagenda gute ko mutazatsinda iyo ntambara buri kimwe cyose. Nawe Wiringoma niko yabwiraga umuntu muri turayifinga. So ibyo byose bishobora kuba bikorwa simwe ngo bampe raporo giye nkamashara mbimenye, ariko bizamurwe ku yindi ntera. Urugamba bagezeho leta izi ko itakombaho ku ntambara, abarundi bazi ko batakombaho ku ntambara. Sadek yaratashye ubu rasamburoma n'ikenewe, ikintu kiguhuza n'imbaraga zitari ziri kumwe n'izawe kugira ngo zivemo synergy imbaraga ikomeye cyane. Umuzalendo utashye it's another power urumva, ariko akagara gatashye it's another power too, kuko nta kuvuga ngo nyura umuzalendo waturasaga ngundi kuko nawe yitwara Kizalendo umusangi y'ubwoko ari ugutinya gute se nacyura umundandi w'umuzalendo urumva. Umunyamurenge tutavuga ngo simucyure gute se bose se nagwo ari mu ruhande rumwe rundwanya. Yego bakoresha imbaraga, urahamagara ukavugusha kuko bujye ubikora rimwe kabiri gatatu kane gatanu ku nshuro ya karindwi araza. Ejo uravuga bawohereje umugore Igoma ni wafite amazu urumva kanone umuntu akoresha ndatende yafite nese barimo kubyazwa umusaruro nande harabayakabye no ngwino ujye kuhatwereka tubaza abantu barimo bayavemo. Umugore wawe abana bawe buri umwe wese akomeza agire gute. Hano mu Rwanda ntawe Ritadi General Kabarebe igeze kutubwira ku mbuga nkoranyambaga batumyeho umugore we muri Kongo akagenda akamuzana. Arahari muri abantu bakomeye mu Rwanda nyine biri kuri YouTube ndaza kwigushakira nyigo. Urumva intambara harigera abagore bakiyijandikamo, umwana w'imfura cyangwa umuherezi mukunda kuvuga kuri telefone cyane kumva murajyana bakavuga twagutuma umwana wawe umwe muvugana isaha uvuga ngo wewe wiza sha ngo wakoze ntuze etide agahita gusezera umwe batindana umwe akajya mu iguna akaje bagatindana bene uri umutuma akagenda gacyura se. Iteka rero abantu barwana iyo siyasa igomba kuzamo nyinshi cyane, ariko ujye ubona ubu hariho imbunda nyinshi kurusha siyasa nyinshi. Kandi nakubwiye ko jeshi rasirasa jeshi rasiraha jeshi ranizamu na jeshi rambino za vita ibyo bita tactique. Iyo usizemo ibyo ngibyo n'amashyiga atatu bukuye muri mwe, ayo n'amashyiga y'igisirikare. Bakubwira igisirikare ese ubu ngiye twavuga ibya gisirikare ubu maze kubanka kurutu harukurutu Marisha tuva kuri iki oya nsubiza ubu wayobora nibura wa terasiyasa abantu bakagira n'abatera siyasa nuje kandi imeze neza. Marisha nabonye ngo mva kuri ingingo nouvelle société civile congolaise ngo denounces the presence of the Chinese investors linked to the M23 angana mu South Kivu muri Uvira. None se Uvira M23 yakorewe ubucuruzi hangi icyo kintu cyo mbona nashaka kwibaza. Oya bafite ntuze buriya bafite none se bafite ibyo bashaka guhisha biri ku side yabo bakabigereka kuri M23. Of course na M23 nipfa n'abashinwa tubavuge gutyo, ariko niba civil society irimo gushinja M23 ko n'abashinwa wera bashaka no kwitiranya n'abanyamerika kuko abanyamerika kugeza kuri isaha ntago ubona ko ari contre na M23 si na contre na leta, ariko iriya position Amerika yafashe yacanze benshi. Ako
ntabwo wambwira ngo M23 nikorana n'abashinwa cyane kurusha abashinwa baba muri Luaraba muri Kolwezi hari ibirombe byirwa bigwira abantu. Civil society yo muri Congo ni platform ikomeye cyane mu mitegekere ya Congo, iza nko ku mwanya wa gatatu mu gukomera nyuma y'ubutegetsi n'amashyaka n'iki. Civil society na Kiliziya, Civil society irarenze. Niyo mpamvu uzumva ibintu byangiritse havuga umuntu kuri societe civile mu gace kanaka, urumva. Rero Civil society nireke gushwarirwa kuri M23, nigende bwire Tshisekedi reka gukorana n'abandi. M23 sikorana n'abashinwa, bakorana iki yose ibaha CH-4 buriya niba bakorana n'abashinwa. M23 nizikoresha zo drone, nikoresha zo drone koko mu byukuri zirwa zirasaho. Niba M23 ikorana n'abashinwa, isoko rya drone ngo ryahagarara. Kandi mu byukuri leta akesha si control 80% y'ubukungu bwose isi ikeneye, iyo 20 so yatuma abashinwa bahindura uruhande. Bashoboye no gutandaraza, it's okay, ariko barimo kugereka itaka kuri M23 izakuremo Uvira, igende babwira uti we utugambo twanyu namwe tumaze kuba twinshi cyane. Ubundi kujya M23 idafata Uvira yo natwirwaneho. Uvira irimo iki? Kandi Sandri bararwana ntibafata handi. Why not Uvira? Kukubera iki nayikuramo nayo mbona ari kubera iki simbizi nyine nanjye ndabyibaza, ntago bifite igisubizo. Nayikuramo agasuzuguro kaba gakeya. Yego. Marsha, dusoza, ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.